uyu ni umurambo bazanye wa nyakwigendera. Reka tuye tuganira namwe mu baturage. Uyu mwana yagize ikibazo yica mugenzi we amaze kumwica nyuma yabwo nawe ariyahura. Ubwo rero tumuvanye muri Muhazi tugiye kumushyingura. Ugiye kumushyingura ngo bavuye kwipimisha kwa kabiri n'ubwana wakomeje kugenda bica ku ruhande. Yego ngo bavuye kwipimisha kwa kabiri yarafite inda y'amezi 4 umukobwa yatewe n'umuhungu. Uyu nguyu wamwishe wamaze no kwiyahura. Noneho arangije avuye kwipimisha kwa kabiri ngasanga baranduye virusi itera sida. Ubwo urebye nyine aratekereje ati ntago yahise nganamubwira ati sha atemere ati niwe wanyanduje ati kuva nabaho ni wowe mukobwa twakundanye mu buzima niwe twaryamanye mu buzima nawe undi muntu wabanyanduje ni wowe. Ubwo urumva mwanzuro we yawufatishije mu mutima we nawe abibwiye. Nubwo agiye kugenda bica ku ruhande ariko amajwi nyine nakomeje kwimva kenshi ko bavuye kwipimisha asanze yaranduye. Ngiye nasabaga Imana nubwo ari musaza wanjye nasabaga Imana basi ngo aboneke, nataboneka ngo bamuhanire icyo cyaha yakoze basi yiyahura apfe kuko nese yarakimaze iki. Muri make ushimishwe no kubona umusaza wayiyahuye rwose napfe rwose ugatekereza umuntu kati iki cyose akakirangira nabo umuntu abagifite pe. Musaza we mwari mubanye gute? Nta kibazo. Kidumu yaraduhemukiye ariko Imana yo mw'ijuru yarebye ibintu yakoze nawe irahoye pe. Kidumu ntago agombaga navugaga ni Imana yo mw'ijuru niba Kidumu yaranatorotse wambara ukanyereka hari byibura mwanamutanga bakamuhana ko aribwo twaruhuka umutima wacu. Ubu byibura natwe turaruhutse nubwo yapfuye ariko nawe yakoze icyaha yarishe. Ubu natwe turaruhutse turamushyingura mu mahoro. Uri nyirasenge we? Ndi nyirasenge we twarabyumvishe gusa twifata ku munwa kubera yuko nta kwifata nabi yari afite mbese nta kintu navugaho wenda nubwo byavuga ko ndi nyirasenge ariko no mu baturage nta kintu mbese navugaho ngo uyu mwana wenda yarameze gutya. Nkabona bari kumwe bahoberanye basomanye bari abantu ntashobora narinzi ko ari umudamu we kuko naho nababonaga namubwiraga muzabane neza mushakane numvaga bari muri gahunda yo kubana ku buryo twabyumvishe ko umwana yapfuye natwe isheri we yapfuye twaguye igihumure. Ariko ikintu cyatutangaje twabuze ikintu cyatumye abasha kwica uwo mukobwa rwose cyatuyobeye. Ariko noneho umuhungu nawe bukeye baramuhize baramubura turamubura rwose. Ubu twari twarashakishije ahantu wenda ku buryo n'ahantu twacaga tukavuga tutubarihe. Yes, mbaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza mudukurikiye mu bice bitandukanye. Mudukurikiye muri mu Rwanda, mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda. Urugendo TV naho ngiye nitwa Nepo. Turi mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Munyiginya, aho twaje gushaka hano kuganira ndetse n'abaturage ku nkuru y'akababaro iri muri uyu murenge. Muri kubona inyuma yanjye n'abaturage bavuye kureba aho basanze umusore bakunze kwita Bob ngo yiyahuye nyuma yo kwica umukobwa bakundanaga. Katuganira n'abaturage bahangaha ko mwiruka mama katwiganireho gatoya. Utuye hano? Ndahatoye. Byagenze gute amakuru mwamenye ryari yuko tabyimana? Amakuru twebwe hari abayamenye imbere ariko nkanjye nihereyeho ntabwo nge nabimenye saa 2 za mu gitondo. Kidumu ndamuzi. Kidumu yego. Ndamuzi. Uri nyirasenge we? Ndi nyirasenge we twarabyumvishe gusa twifata ku munwa kubera yuko nta kwifata nabi yari afite mbese nta kintu navugaho wenda nubwo byavuga ko ndi nyirasenge ariko no mu baturage nta kintu mbese navugaho ngo uyu mwana wenda yarameze gutya. Twarabyumvishe gusa kumva ni inkuru y'incamugongo tutari tuziho ko yanabikora. Reka duhere ku munsi mwumva inkuru ko hari umukobwa yitwa Nibari Emeline yitabye Imana. Emerize yego Emerize ko yapfuye ndetse bivuga ko ngo yishwe n'umusore wanyu. Wayumvishe ryari uyu mukobwa wari usanzwe ubizi ko bakundana? Nari mbizi. Wari ubizi gute? Nari mbizi ko bakundana kubera ko naho ntuye bajyaga bancaho batemberera epfo y'ikuruzi bakazamuka bajyaga gufura hariya
bakazamukana najyaga mbabona. wababonaga nababonaga kuko rwose n'umukobwa naramubonaga, ndetse hari n'igihe twigeze guhura arambwira ati ndisheri wa Kidumu nteye, nuko ndamwikiriza. ubusanzwe amazina ye bwite nayahe y'umuhungu se? Buriya nubwo ndi nyirasenge ariko amazina ye ntabwo nkunda kuyinjiramo cyane ngo nyamenye, keretse mubajije abandi. ubu ni nyirasenge nzi Kidumu ariko ntabwo andi mazina ye papa ye yamwise nabasha kuvuga ngo naya naye. Ntabwo rero navuga ibintu mbeshye. bakubwira ko uyu mukobwa yapfuye, babwiye ko yapfuye gute, yishwe mu buhe buryo? Bambwiye ko Kidumu yamwishe, yamwicishije ibyuma, yamukebye ijosi, amuteragura ibyuma. abo mu muryango w'umukobwa bari hano nabahe watwereka? N'uyu nguyu ni nyirasenge w'umukobwa. Okay, urakoze cyane kandi wihangane. Umuhungu. Okay, twagiye. Mama tanye twibwira amazina. Nitwa Mukamana Jeannette. Mukamana Jeannette. Inkuru yuko umuhungu ubereye, umusore ubereye nyirasenge ko ashobora kuba ari we agize uruhare mu rupfu rwa sheriwe, wayumvishe ryari? Nayumvishe bukeye yamwishe. Ubwo kubera ko ngewe n'ubundi uwo mukobwa ndamuzi, umuhungu nari muzi, ariko kubamenya ntajyaga nko kugura ibintu aho yacururizaga nkabona bari kumwe bahoberanye basomanye, bari abantu ntashobora, narinzi ko ari umudamu we, kuko naho nababonaga namubwiraga muzabane neza mushakane, numvaga bari muri gahunda yo kubana. Ku buryo twabyumvishe ko umwana yapfuye, natwe isheri we yapfuye twaguye igihumure, twarababaye tuti se ibyo bintu byabaye byaratubabaje, mwababyeyi mwe mwabantu mwe. Twagize agahinda tucyumva ko umukobwa yapfuye, kuko twese twari twizeye ko ari umudamu we, kuko ibiryo yabizanaga mu gitondo, saa sita, isaha iyo ariyo yose yabaga ari kumwe n'uwo mukobwa. Aho umukobwa ari ubizanye rwose, kandi n'umuhungu akamukunda mu biryo bwose bwagaragariraga abantu. Natwe niko twari tuzi ko ari sheri we, kuba yari ari yose byari igitangaza kuri twe. Ariko ikintu cyatutangaje, twabuze ikintu cyatumye abasha kwica uwo mukobwa, rwose cyatuyobeye. Ariko noneho umuhungu nawe bukeye baramuhize baramubura, turamubura rwose. Ubu twari twarashakishije ahantu wenda ku buryo n'ahantu twacaga tukavuga tutubari he, ariko dutangaye tumubonye mu mazi, batubwiye ko ubwo yariyahuye. we yariyahuye. None se ubwo hari ikindi ko twamubuze bakamubona mu mazi? Batubwiye ko bamubonye mu mazi, aho twari turi natwe turamanuka, sinzi ukuntu byagenze, nsanze ari hariya ku mazi. Byagaragaraga ko yaba yarapfuye kera se? Hari ukuntu ubona umuntu ukabona ko yapfuye amaze nk'iminsi namubonye, nasanze bamushyize ahantu kuko bamuzamuyemo nawe yambaye akabogisi gusa. Niko mbyumvise, nsanga ari muri shitingi. Umukobwa bamusanze yapfuye ameze gute? Umukobwa basanze yapfuye yamuteye ngo icyuma aha nyine ku mutwe n'aha ku itama, uko njye namubonye nyine musezera, nasanze yamuteye icyuma aha. Ubwo naha nyine hari hapfutse, ubwo yamuramwangije urebye, byari biteye agahinda. Yego. Nk'ababyeyi mwumva iki cyateye kuba abantu babonaga bakundana, uvuze ati nageraga nsanga barimo baranasomana, bari gukunda rugaragara koko? Ntago tubizi, ntago tubizi niba haba hari abamushutse, niba hari ibiyobyabwenge, ntago tubizi. Yabinywaga se? Rwose ntago mbizi, ntago mbizi niba yabinywaga. Urumva iyo hari amakuru abavugwa muri karitsiye, abaturage bo bavuga, hari igihe usanga nk'umugore n'umugabo umwe yishe undi, kuva baravuga ngo yamuciye inyuma cyangwa byagenze gutya. We noneho ibivugwa ni ibihe? Njye mbabona nabonaga babanye, ntumva n'amakuru rwose bavuga, mbona ko babanye, abantu bose bazi ko bari bazi ko ari inshuti ye. Gusa ikintu cyatumye amwica cyatuyobeye natwe. Rwose ni ikintu cyatuyobeye, kereka nk'iyo baza kubona umwe wenda yaba akiriho akabivuga, ariko byaducanze, byatuyobeye. Yego, tuve noneho ku mukobwa twereke ku musore. Ubona ari iki cyateye uyu musore noneho kuza kwiyahura, gufata umwanzuro wo kwiyahura? Ni ikimenyetso kigaragaza ko kuko ari we wamwishe? None se yiyahujwe n'iki? Kuki yiyahuye? Icyambere yabonye yishe umukunzi we, bigaragara ati nanjye singomba kubaho. None abonye n'uburyo yaba yamwishe,
akumva ko ari ibintu by'indengakamere ku buryo watekereza ko wenda yaba ari ibintu yanyweye se yaba atari uwamushutse wenda nabyo byashoboka simbizi ariko ntiwagushuka ntiwakwica umukunzi byaducanze bari batarabyarana bari abana batoya uwo mukobwa imyitwarire yiwe muri iyi karitsiye imyitwarire imeze gute uwo mukobwa se namubonaga ari kuri uwo muhungu ntago nakubwira imyitwarire ye bari kumwe babanye neza nta kibazo yego mama nawe tugusanze hano nawe wabonye umurambo mubabonye bwa mbere ruhari njye naje n'ubundi akiri mu mazi mu mwaro mu nkengero z'amazi ukimukubita amaso amubonye gute nababaye ni na musaza wanjye ntago wabura kubabara kuko umuntu yapfuye ariko turavukana ariko nanone ikibabaje cyane n'uriya mwana w'umukobwa kubera iki umuhungu wanyu atababaje uriya mwana w'umuhungu rero yahemukiye uriya mukobwa yaramuhemukiye uwo mwana n'umuntu wa mbere wabibonye uwo mwana w'umukobwa bahise bamamagaye 7:40 z'ijoro numva birenze ubwenge bwanjye bakomeza kumpamagara barampamagara cyo kuri nahageze ambulance yatwaye umurambo ariko byari biteye agahinda no kureba ayo maraso ngiye nasabaga Imana nubwo ari musaza wanjye nasabaga Imana basi ngo aboneke nataboneka ngo bamuhanire icyo cyaha yakoze basi yiyahura apfe kuko nese yarakimaze iki muri make ushimishwe no kubona umusaza wawe yiyahuye rwose napfe rwose kuko yarahemutse ibintu bitavuga yarahemutse Mana yarahemutse sinzi uko nabivuga yarahemutse urukundo rwiwe n'uyu mukobwa warumenye ryari nge mbazi igihe kinini cyane yabagayo niyo butike yacuruzaga rimwe na rimwe najyaga guhahirayo nkasanga n'uwo mukobwa ni uriyo ni uri gucuruza hari imbabura yazaga akahatekera ubundi umukobwa akazana ibiryo nuko narimbizi gusa naramaze agase kidumu warashatse ngo wape Imana ngo nashaka se simbikubwire umunsi nabiteguye nzabikubwira hatari kuyo nisheri wanjye buri munsi ngahamusanga tubifata gutyo yewe uwo munsi nari nabambonanye ku manywa bari kumwe ariko sinakubwira icyamuteye kumwica pe uko niko twabibonye bivuze ngo wowe uyu munsi wari witeguye kuba mugiye kugira umukazana nawe ndetse mukagira umuryango mugari ariko ubyutse mu gitondo usanga inkuru ivuga ngo umusaza aho yamwishe ukimukubita amaso umukobwa abonye ameze gute nta nubwo namurebye nta nubwo nabyifuzaga kuko iyo mubona nanjye nawe bwikubite hasi kuko ukuntu babivugaga bamamagaye kuri telefone byonyine babimbwira narwaye hahamuka naranamubona bavugaga gute bavugaga ko yamukasi ingoto yose yayimazeho n'umwana atabasha kuvuga yaviriranye amaraso ugatekereza umuntu ukata iki cyose akakirangira nabo umuntu abagifite pe musaza wawe mwari mubanye gute nta kibazo twabanaga neza ni musaza wanjye rwose dukundanye kuko naho yacuruzaga ibintu ntagendaga nkafata ipaje nkazaba mwishyura numva ko nta kibazo na kimwe twari dufitanye niba mwari mufite ababyeyi yego bose bari bakiriho baracyariho iyi nkuru bayumva bayakiriye gute ntabwo byabura kubahungabanya mbere yuko mwumva ko yiyahuye ntabwo byabura kubahungabanya kuko na data ubwe byaramubabaje aravuga ati umuryango wanjye ugiyeho icyasha umuryango wa Dani twese duhindutse abicaye kandi koko twese byaratubabaje ihangana ku buryo mbabwije ukuri ngewe ubwanjye natinye no kujya gushyingura umwana w'umukobwa natinye kujya ku ishyamba kidumu yaraduhemukiye ariko Imana yo mu ijuru yarebye ibintu yakoze nawe irahoye pe kidumu ntabwo wagombaga navugaga ni Imana yo mu ijuru niba kidumu yaranatorotse wambara ukanyereka hari byibura mwanamutanga bakamuhana ko aribwo twaruhuka umutima wacu ubu byibura natwe turaruhutse nubwo yapfuye ariko nawe yakoze icyaha yarishe ubu natwe turaruhutse turamushyingura mu mahoro nta nubwo ndiriye kidumu ndiriye uriya mwana w'umukobwa ntabwo uririye musaza wawe nta nubwo iryo kosa narikora uyu mukobwa wamukundaga cyane umukobwa namukundaga Emeline yari umwana utuje nta magambo menshi yagiraga na kidumu byaruko nyine twabanaga gutyo mu buzima busanzwe nta kibazo na kimwe twari dufitanye mu rugo ababyeyi bacyumva ko bamusanze hano mu mazi ndetse yanapfuye babyakiriye gute gusa icyo nzi
nuko na mama we ubwe akimara kubona ayo maraso yahageze nawe umurambo bawujyanye, akimara kubona ayo maraso yarwaye ihungabana ku buryo yafashwe no gutitira, avuga ati Mana unyumve umbabarire aho Kidumu ari abe yariyahuye kuko ibi bintu birakomeye. Ntago wahageze ntago bizi. Yego. Kundo rwanyu mubona rufite iyihe ngendo? Iye ntego. Arambwira ati reka nkubwire mama Jisi nti hati jewe nkunda Kidumu ku buryo nta nundi muhungu mba numva wangira mu buzima. Ubwo rero nyine turazana azayo yari afite koko kanzaruhahira karimo isoroyi yarahazanye ibiryo. Ubwo rero nyine ndakomeza nge nditahira ariko yinjira nyine kwa shiriwe. Yego. Nawe uri umubyeyi ndetse ufite umwana, rimwe na rimwe harigiye muganira ibintu byinshi n'umukobwa wawe, ese uriya musore umubona gute, imyitwarire ye, ukeka ari iki cyaba cyatumye uyu musore afata umwanzuro wo kwica uwiteguraga kuzaba urubavu rwe? Umva rwose singiye kukubeshya, ntago nanjye namenye ikintu cyatumye biriya bintu bibaho. Kuko wenda nimba se nako sinabona ukuntu umuntu yanabivuga, nakaraka shwi sinabishobora. Kuko urebye ukuntu babanaga nta rupfu ngiye nabonagamo, nta rupfu rwose nakekaga ko rwazamo. Ariko nagiye kumva numva kuwa gatanu saa 11:55 numva mukuru wanjye arampamagaye, hati ikibazo cyavutse aho ngaho urakizi? Ni ikibazo cya bwoko ki? Hatemerize wo kwa Mayonde atubwiza ko ngo Kidumu yamwishe. Nterekareka nayo makuru ntago nyazi. Nibwo nagiye kumva numva n'undi muntu duturanye ahise ampamagara ati Beyonce uramuzi? Ni Beyonce uhe? Ati Beyonce wa Mayonde. Ni Beyonce ndamuzi. Ati Beyonce bamwishe. Ni oya, na makuru mfite ntibambwiye Merize. Nibwo nazamutse mpageze aho hantu n'ubundi uwo muhungu yacururizaga, nsanga ikintu bita amaraso. Nsanga amaraso ahantu hose no ku rugi aho yakoze asohoka. Nanjye byahise bindenga ubwonko. Ubwo nibwo nyine abantu bagiye bagumya baza bahana amakuru ndaho ngaho, ariko singiye kubeshya. Nkibona ibintu uwo mwana yakoze nahise mvuga ngo wa mwana ukwiye urupfu, kuko nta kindi kintu ukwiriye ni urupfu. Nanjye namwifurije urupfu. Kuko byari ibintu bibabaje. Umuntu ufite ubumuntu, ufite amaraso, ufite ubwenge, ufite ubuzima ntago akwiye kwica umuntu nk'imbwa. Yamwishe nk'imbwa, nako n'imbwa ntago ishwa kuriye. Ni ibintu bibabaje cyane. Amaraso hanze yahageze gute? We ngo urebye no kuri matura, kuko na matura basasuye mpari iwabo, no kuri matura hari huzuyeho amaraso. Noneho n'ikiringiti nimba ari cyo yamuzirikishije, nimba ari cyo bari babanje kumwambika mu ijosi, hari wenda kugira ngo kwa muganga baze, gipakiye gutya amaraso. Noneho kugeza ku muryango we yarasohotse uwo mukobwa. We yarasohotse, ubwo undi nyine aramaje gusohoka agiye. Yego. Umuhungu undi rero ubwo nawe asohotse nibwo yafashe ku rugi akingura, abayikubisa mu muryango. Niho bamusanze, abantu nyine basanze aryamye ku muryango ari mavirerana. Yabarasohotse nk'uburyo bwo kujya gutabaza hanze? No mu nzu wumva yaratabaje, usibye ko radio yavugaga cyane. Yabanje gucuranga radio? We ngo yamariyemo radio. Noneho amaje gufungura radio cyane, ubwo uko yamuteraga ibyuma nabwo ngo avugije induru kabiri. Umukobwa avugije induru kabiri. Ubwo umuhungu nawe aho yasohotse aca inyuma y'urugi y'inzu, nawe ngo agenda avuga ngo ni mumufate. Ubwo nibwo nyine abantu ubwo bahise babyuka baje basanga umukobwa arambaraye aho ngaho. Yahise apfa? Nyine ubwo urumva ko bahise bahuruza iwabo, bamaje guhuruza ni ambulance iraza bamushyiramo, ngo aragitera kuka gake, yarataranogoka. Ariko ubwo nyine baraza bamushyira mu modoka ambulance, bamujyana ubwo Rwamagana, niho yaguye kwa muganga Rwamagana. Uvuze ko uri mu muryango we, mu buhe buryo? Mu muryango mama we, mama wa mama we, ngo navuga nyirakuru byara mama w'uwo mwana. Ni famiye yanjye. Ni famiye yawe. Mu myitwarire y'uyu mukobwa, imyitwarire imeze gute? Yari umwana mwiza. Merize yari umwana mwiza, jewe ntabwo umva ni ibintu birebire cyane.
kuko mu minsi ishije nashushe n'umuntu ubayo yambereye umwana mwiza yajyaga aza ati mama Jisire akicara ngo tukaganira avuye kuvoma akicara tukaganira nkajya mubwira Emerise uzatubabarira utubera umwana mwiza ntuzabe nk'abakobwa bo muri iki gihe usanga tabona imyitwarire ya umwana tukaganira akambwiza ukora akambwira ati giye nkunda Kidumu wenyine mama Jisire nta wundi muntu unkunda nta nundi nakunda usibye Kidumu urumva ko ari yaramwimariyemo yego uyu munsi rero noneho nk'umuryango mwakiriye gute inkuru yuko uwo bivugwa ko yaba yaramwishe yabarishe umukobwa wanyu nawe yamaze kwiyahura mwayakiriye gute nyine birumvikana ntago nabyo ari byiza buriya gukora icyaha kugira ngo nawe wite wiyahura ntago ari byiza uburyo icyaha iyo wagikoze baranaguhana njyewe ntago umva kuba yagiye ntago giye navuga ngo biranshimisha ubundi yagombaga kuba hariya akazahanirwa icyaha yakoze abantu bose bakabibona no kuba yawe nabyo ntabwo ari byiza kuko nawe yivukije ubuzima byihuse yagomba kujya hari akazabihanirwa wumva ari ngiki cyamuteye kwiyahura nibyo yakoze ibyo yakoze ntago ari ibintu byatuma wongera kuba mu bantu ngo wongere gusabana n'abantu njye nkanjye abana banjye najyaga mbabwira intumva ni wapfa Kidumu mwana kubera ko nyine urumva ko byabaye ibintu by'indengakamere ukabona ko umwana agize ubwoba ukabona ko ari we muntu nyine wakoze ibintu by'ubunyamaswa umva rwose ibintu yakoze ntago ari ibintu byakongera kumubanisha n'abantu yaza no kuba ariho yarakwiye no kuraswa agahanirwa icyaha cye no gufungwa ntago byari kuba ari byiza yego ndagushimiye kandi mwihangane murakoze byagenze gute dusobanure hari amakuru avuga ko ngo yapfuye nawe ariko mbere ngo hari undi wari wabanje gupfa ngo w'umukobwa byagenze gute uwo mukobwa niwe yabanje kwica amaze kumwica abamanuka yirukanka atabaza ariko abaturage baramubura n'abajya muri muhazi dusobanure scenario yo kwica uwo mukobwa byagenze gute kugira ngo uwo mukobwa apfe umukobwa yari inde yitwaga nde wamwishe we yitwaga nde none umukobwa we ntago nzi izina rye neza ariko iragena Emerise iragena Emerise umukobwa umusore noneho umukobwa bamwitaga umuhungu bamwitaga Kidumu nde Bizumuremyi Faustin nta uri hano wasanzwe umuzi cyane ra sinzi nimba yego mama reka tugane kuri umukobwa akira mfasha gutya sister rero tujye twibwira amazina yanjye nitwa Judith Nyiramana tugusanze hano tubwire ibi n'ibiki biri kubera hano byagenze gute nyine nuko mubibona uriya musore wacu yiyatse ubuzima haravuga yuko mu minsi yashize yishe sheri we nyine bamushyinguye umusibe ejo bakaba bamukuye mu mazi nawe yitabye Imana sheri we gute yamwishe ryari byagenze gute bapfuye iki yamwishe amuteye icyuma birangira nawe aburiwe irengero birangije nyine yabonetse mu gitondo bamukura mu mazi uwo mukobwa wari umuzi uyu musore nawe wari umuzi umusore niwe narinzi cyane yego wari umuzi gute ntiyari umusore witondaga ntari bijya nyine nta mico mibi nari muziho umukobwa yabona igihe kingana gute bakundana ntabwo mbizi ntabwo wari ubizi imyaka ingahe imyaka bari bamaranye niyo turi kubaza mwamusanze hariya gute niba wahageze mu ba mbere byari bimeze bite twamusanze bamukuruye nyine bamuzanye mu nkengero z'ikiyaga bamutwikiye ibintu by'ibyatsi nyine kugira ngo izuba wenda ritamurasa akaba yakangirika reka tuganire n'umubyeyi hano uratangiye twibwira amazina yitwa Bizimana Emmanuel utuye hano muri izi karitsiye yego urupfu rw'inyakwigendera ndetse n'uwo mukobwa warwumvishe ryari ese wari usanzwe ubazi umukobwa niwe narinze ku muhungu we nari muzi umuhungu wari umuzi yari atuye muri iyi karitsiye tugereranyije umusore yari afite nk'imyaka ingahe yari afite nka 25 ngereranyije nyine urumva ko ngereranya yego no kugereranya ko ntabwo bizi wabwiye ko byagenze gute kugira afate umwanzuro wo kwica umukunzi we narabyutse ari mu gitondo
numva amakuru y'uko ngo uwo bita Kidumu ngo yishe umukobwa bita Emeline amuteye icyuma nyine. Yego. Ubwo rero nyine baguma bakurikirana uyu nguyu kugira tumenye aho yarari. Turamuhiga turamubura. Uyu munsi rero nibwo mu gitondo mu kanya bamubonye ngo yiyahuye mu ruzi. Yiyahuye. Wabwiwe n'iki ko yiyahuye? Rero nabyumviye ku muhanda bavuga ko bamubonye kuko bari bamaze iminsi bamuhiga. Ubusanzwe yarasanzwe atuye muri iyi quartier? Yaratuye hano ruguru hano hafi gato. N'ababyeyi be bari hano hafi mu. Ababyeyi be nabahe? Bari hano nkuko muri kugenda mubibona rero iyi ni imodoka y'akarere ka Rwamagana akaba ariyo irimo umurambo wa nyakwigendera akaba yitwa bakunze kumwita Kidumu ni izina ry'irihimbano. Iyi modoka rero niyo irimo umurambo wa nyakwigendera, hari inyuma harimo uyu mugabo wicayemo inyuma. Imodoka y'akarere ka Rwamagana iyo yifashishijwe kubera ko byabereye nyine mu karere ka Rwamagana. Hari polisi y'u Rwanda yatabaye bwa mbere ndetse n'inzego z'umutekano zitandukanye yaba ari daso ndetse nabo mu nzego zibanze zahangaha. Rero aba bose muri kubona n'abaturage bari baje kureba ibyabereye hano ndetse bakomeza kuvuga ko uyu musore benshi bari basanzwe bamuzi ariko mukobwa atari bamuzi cyane, ashobora kuba yarasanzwe atuye kure. Nawe tugusanze hano utangiye twibwira amazina? Amazina ni Twingeneye Valentine. Twingeneye Valentine. Tugusanze hano usubye kuba wenda uri hano hari yindi sano ufitanye na nyakwigendera? Oya. Nyakwigendera umukobwa nawe twari inshuti nyine tubana mu mushinga nyine w'urubyiruko. Nta kintu nabonaga twaye pe. Yari umwana mwiza rwose, njye natangajwe no kumva ambwira ngo yapfuye. Kidumu barakundanaga cyane, bari bamaranye n'igihe kinini kirengaho nk'imyaka nk'ibiri bakundana. Mwahuraga yari inshuti yawe urumva mwari naho mwahuriraga? Twahuraga kuko hari itsinda n'ubu ngubu twari tukibanamo ry'urubyiruko nyine. Yego. Nk'abakobwa yo muganira rige muganira no ku bakunzi banyu cyangwa ku bagabo banyu, we mwaganiraga kugira biki? Ko bakundana none hari n'undi mukobwa nyine baturanye w'inshuti ye kandi nanjye w'inshuti yanjye neje undi mu kujya gupfa kwe twe twamuganiriyeho. Avuga ati rwa mukobwa Merize yakunze Kidumu arimo aramakaro nyine duhamagarana kuri telefone nari ndyamye. Ambwira ati yaramukunze ati nanisa byanze yanze kumureka. Kubera iki mwifuza akamureka? Hoya nyine avuga ko yamukunze birenze. Nyine abona ukuntu babanyeho n'uburyo amugemura ibiryo n'uburyo agira ibiki byose ukabona ko n'ubundi yamukunze urukundo rurenze rw'indengakamere. Ndamubwira ni nashaka azagabanye. Ni kuko ari gikunda umuntu akakwimara ameje akanakwanga ugasigara ugiye mu bitaro. Yego. Nje nuko namuganizaga mubwira. Muri make mwebwe urukundo rwe yarakundaga uyu musore? Yamukundaga cyane ku buryo utabasha kubyumva, byari mu rwego ruhagije rw'indengakamere rwose. Yaramukundaga pe, ahubwo twe twatangajwe no kumva ko yapfuye. Mwakega se wenda uretse ko wenda ntago twakega ko yamwica kuko barakundanaga live. Yego. Icyo gihe noneho iyi nkuru wayumvishe ryari yuko yitabye Imana? Je nayumvishe mu gitondo. Yego. Hari umubyeyi nyine nari impamagaye kuri telefone nkiryamye. Ndamazi uri mu rugo? Ati ndi mu rugo. Niba witonze kugira ndagushaka. Ngiye rero turimo turaganira nta n'umwanya namazeyo ngiye kumva rumvaciyeho umugabo ajya guhinga. Atubwira ati ibintu byabereye mu babasha mwabyumvishije? Yego. Dutise ni ibiki? Tukumva wenda ni nk'abajura bibye. Ati Kidumu yishe wa mukobwa kwa wa mwuzukuru kwa Emerita. Dutise Kidumu uhuru icuriza kwa Sagahutu? Ati yishe wa mukobwa w'umukunzi we. Numva nago nabyumva, numva sinanabyemera kuko nge nari nzi urukundo bakundana urwarirwa. Nari muzira yiva. Numva nago nabyemera. Ngiye kumva rumva n'undi muntu arabivuze, numva inkuru yasakaye. Nibwo nagiyeyo aho kwa Sagahutu nyine Kidumu yakodeshaga ni kwa mama wacu. Tujyayo duhuriye tugiye kuko dusanga umukobwa bamujyanye Rwamagana ariko inzu yuzuye amaraso ariko. Nuko abari biraza twari duhari ijya mu nzu nyine ikora akazi kayo, tugiye kubona tubona rero nuko byagenze. Ngenda nabwina ariko Kidumu nago yaba yishe umuntu gutya by'indengakamere gutya ngo Kidumu bakiriho. Ngiye nyimara kubona ukuntu Kidumu yishura mukobwa nyene se mvugira Kidumu ari mu ruzi, atari mu ruzi yaba yiyahuye yimanitse nko mu giti. Nariko ngiye nta yandi mahirwe nabiha by'uko Kidumu yaba yihishe. Yego. Ngiye rwose nashotse mvugira Kidumu uruzi ruramubitse. Kandi muzayibona nyuma y'iminsi 3. Kubera iki? Kuko numvaga ibintu yakoze yamufashe gutya mu ijosi niho yamukase. Naha gutya hari hinuzi cyasha no ku mutwe gutya. Naga ari ibintu byose avuga ngo umuntu yisha undi mwe n'ibira bintu. Bazavuga ngo arihisha ahantu. Nago yabahishe n'amaraso yenyine yamukurayo. Bibasigiye resomo.
ni isomo rwose ryatwigisha sinzi ukuntu mbona ko nabivuga buriya twabifataho isomo cyane ariko gusa sinabihagazeho nyamara kuhagera nyine abantu baravugaga ngo bavuye kwipimisha kwa kabiri nubwo abantu bakomeje kugenda bica ku ruhande ngo bavuye kwipimisha kwa kabiri yari afite inda y'amezi 4 umukobwa yatewe n'umuhungu uyu nguyu wamwishe wamaze no kwiyahura noneho arangije avuye kwipimisha kwa kabiri ngasanga baranduye virusi itera sida ubwo urebye nyine aratekereje ati ntago yahise nganamubwira ati sha atemere ati niwe wanyanduje ati kuva nabaho ni wowe mukobwa twakundanye mu buzima niwe twaryamanye mu buzima nawe undi muntu wabanyanduje ni wowe ubwo urumva mwanzuro we yawufatishije mu mutima we nawe abibwiye nubwo agiye kugenda bica ku ruhande ariko amajwi nyine nakomeje kwimva kenshi ko bavuye kwipimisha yasanze yaranduye barabica ku ruhande ariko rwose ngo byabayeho gusa niwabihagararaho n'ibihuha yego ntabwo njye nabihagararaho pe ariko nibivugwa byaranavuzwe kenshi n'ubu turi hariya kuruza aho bamukuraga byavugwaga gusa nibwo namanutse numva baravuze ngo Kidumu bamubonye mbyutse nari ntangiye kujya gushaka ibyo nteka nuko arambwira ngo Kidumu aramubonye nese mbifasha ndagenda nje nsanga aracyari mu ruzi polisi imaje kuza nibwo bamukuyemo bamushyira muri shitingi nabirebaga byose nabirebaga wamubonye ameze gute namubonye agagaye cyane yaguyemo yubitsinda gutyo yaragagaye cyane buraguyemo bari bamushyize imusozi ashize umwanya yaragagaye cyane ari umuntu watumbye wuzuye gusa yahwamye ari uko bamushyize imusozi wamurebaga mu maso ukamumenya oya wamumenyaga usibye ko yaririnye cyane ariko umuntu usanzwe uzi ntabwo wamuyoberwa uko byagenda kose iyo uyu mukobwa imyitwarire yari imeze gute wenda Shayimiriza ari umwana mwiza pe bikaba byari none kabikekwa gute ko yabaranduje sida uyu musore sinzi nanjye gusa nanjye nanze kubyemera numvaga ari nk'ibihuha njyewe numvaga ari nk'ibihuha kuko Meriza ari umwana mwiza gusa yarafite igikuriro ubona ari umwana witonda tunaganira rwose mu rubyiruko aho ngaho twajyaga gukora iryo tsinda ntabwo nabikeka ko Meriza yaba yaranduye kuko numvaga ntabishyikira ntabwo njye nanisa ntabwo ndabyemera iyo mwaganiraga wumvaga nta gitekerezo cyabyo nta kindi gitekerezo kindi ufite igitekerezo cyari Kidumu wo nguwo yego ndagushimiye cyane nuko namwe murakoze ko namubonye biriya bintu n'indenga kamere ko biriya bintu nawe bibonye byari biteye ubwoba yarameze gute byonyine icyuma yari yamuteye bene hano mu itama niho twabashije kubona uko twego twabibonye tujya gutabara ari mu isanduka ariko byari biteye ubwoba ko twaravugaga uno muhungu aramutse abonetse ni ukumurasa nta kindi akwiye ko ibintu akoze n'indengakamere ntabwo biriya bintu bibaho yamuteye icyuma aho ngaho mu matama icyo twabashije kubona nkatwe bari batabaye ari mu isanduku uwo mukobwa twabonye ko bene hano yari aharoboyemo gutya n'icyuma hari n'imishari imanutse hano ariko hano ho hari hapfutse ko uyu muhogo yari yawukase yari yamaze kuwukata amakuru avuga ko ngo uyu mukobwa ushobora kuba ngo yaranduje sida uyu musore siwe nawe wayumvishe natwe niko turimo turabyumva bivuga ariko nta muntu ubizi 100% nuko byumva gutyo nawe wumvaga babivuga anye numvaga babivuga uyu Kidumu noneho harahifo wamubonye ntabwo namubonye babonye bamushyira mu bamuzingiramo hariya bamuzana bamushyira mu modoka urubatse wowe genda ubatse iyo ubonye nk'ibi ngibi baka umugabo mu gihe gitsina gabo umugabo mugenzi wawe ubifata gute nako ari ibintu biteye ubwoba ko bino bintu wabibonye uwo ari we wese ngira ngo byamuhana isomo niba he n'uwari ufite n'icyo gitekerezo akabyirinda akabigendera kure ibintu nka biriya ntabwo wava ngo ni urugomo ni ibintu ngira ngo biba byarateguwe yego reka gushimire sawa murakoze nkuko muri kubona rero aha turi kuri inzu duhagazeho ni inzu bigaragara ko yubatswe muri iyi quartier ari igenewe gukorerwamo ubucuruzi cyangwa se boutique cyangwa se akabari aha ngaha mureba rero iyo witegereza neza ku muryango w'inzu ubona ko hariho amaraso aha ngaha ubona ko hariho amaraso bigaragara ko bagerageje kuba bayakura ariko akomeza gusigaraho iyi nzu rero niho ngo basanze uyu mwana muto w'umukobwa ariho arimo
haravirirana amaraso arimo aratemba ahangaha. Ngo byagenze gute rero? Bivuga ko ngo ari umusore, uwo musore bakundanaga bakunda kwita Kidumu, ushobora kuba ngo ari we wamuhitanye, ndetse bamurebye bavuga ko basanze uyu mukobwa afite ibikomere byinshi bitandukanye, basanze ngo yakaswe ijosi ndetse yatewe icyuma mu itama, amaraso arimo aravirirana, ndetse bageze hano hanze batunguwe no gusanga ngo hano hanze huzuye amaraso, bigaragara ko uyu mukobwa yishwe, ariko yishwe urw'agashinyaguro. Uyu musore bivuga ko wamukoreye ibi ngibi yamaze kwiyahura kubera ko bamusanze mu ruzi ahangaha muri Muhazi, aho basanze yamaze kwitaba Imana. Ntibyemezwa neza niba koko yiyahuye cyangwa se ari urundi rupfu yazize. Turi kumwe n'abaturage bari hano, baturanye n'uyu musore ahangaha aho byabereye. Mama gira hano tuganire gatoya. Yego mfashe gutya. Twatangiye twibwira amazina. Murakoze. Nitwa Murekeresoni Leonira. Murekeresoni Leonira. Aya makuru yamenye ryari nk'umuturanyi wotuye udabona wegereye n'iyi nzu? Aya makuru nayamenye muri iryo joro ryo kwa kane saa 8 nibwo yamwishe, bari baryamye aramukeba gutya mu ijosi. Arangije amaze kumukeba mu ijosi barabyuka, twumvishije atatse, abantu baraza baraturahurura. Duhuruye tuje dusanga umwana w'umukobwa aryamye hano, ariko ari kuvirirana nyine habura ko kagake ngapfe. Ubwo undi twaraje dusanga nawe yirukanse yagiye. Ubwo twakoshakishije uburyo dukora ubutabazi kugira ngo tumujyane kwa muganga. Tumujyanye kwa muganga rero ageze kwa muganga ahita apfa. Amakuru nayo ngayo. Atabaje avuga gute? Atabaza gusa yaragongeraga, ntago yavugaga ngo ijwi ngo rizamuke kuko umuhogo gutari yawukase. Kwa kundi uvuza induru ati yo twebwe yavuze rimwe, natwe nk'abategetse tubyumva tutatuza, tuje dusanga yagiye. Uwo wamwishe nawe uhari dusanga ari gusamba. Mwabwiye n'iki ko yishwe n'uwo musore? Ni uko yari inshuti ye babana. Yari umusheri we babana? Yari inshuti ye, yazaga kumusura tukabibona, akaza akamugenderera akamusura, akamusiga muri butike acuruza, hari ahantu agiye akamusigamo akasigara amucururiza. Ahangaha niho yacururizaga se? Aha niho yacururizaga muri uyu muryango. None yaje kuhamwicira gute? Yari nka sangahe? Byari saa 8 za nijoro. Harimo ni naho yabaga? Niho yabaga. Ni naho babaga n'uwo mukunzi? Umukobwa nago urebye yari ataramushaka ngo biboneke nyine ngo bigaragara amaso y'abaturage. Gusa hari umushuti, yari inshuti, yari mugenzi we, yari inshuti. Gusa yahazaga twese tukabibona nk'inshuti, nk'abantu b'abaturanyi, akaza akanatwisanzuraho tukabona ko hari akicara aha, tukabibona uje kugura ikintu akamubona. Uri mu bamubonye bwa mbere? Ndi umuturanyi n'uyaha. Nta mubonaga, yazaga nta kibazo. Nikuvuga amaze kumutera icyuma? Amaze kumutera icyuma ndi mu bambere bamubonye. Yari ameze gute? Nyine yamukase gukijoshi. Twasanze aryamye aha ari gusamba, asambagurika. Dushakisha buryo ki dushaka ubutabazi kugira ngo tumutabare tumujyane kwa muganga. Ambulance iraza iramutwara. Imutwaye rero ageze kwa muganga ahita apfa. Yari mwamusanze yambaye? Twamuzi yari yambaye akabogisi n'agapira. Byari bimwegereye, yambaye agapira kamwegereye n'akabogisi kamwegereye. Bigaragara nkaho bari baryamye? Bari baryamye, byagaragaraga ko bari baryamye. Amakuru avuga ko se ngo uyu mukobwa ashobora ko agiye kwipimisha ngo akamenya ko ngo yanduye bikaba ikibazo, wabyumvisha? Oya, ibyo ntabyo nzi. Kumvisha abaturage bavuga epfiriye? Mwumvisha bavuga epfiriye? Ntabwo ibyo ngibyo byo tubizi. Rwose ntago tubizi. Babandaga ni nka satani, bari abantu bari bafitanye urukundo. Utwana duto tw'udugirigiri rwose tungana nta kibazo. Nta umwe niyarutaga undi n'undi niyarutaga undi. Bari bakwiranye, ubona dore twari utwana rwose nta kibazo. Uri mwamugezeho bwa mbere, ukimugeraho bwa mbere ukamukubita amaso, umureba wabonaga yakomeretse gute, yamutemye gute? Mugeraho bwa mbere sinkubwira ko byari saa 8 za nijoro. Yego. Bwari bwije. Natwe dusohotse mu nzu,
uko umuntu yakaryamye niko yasohotse nyine atabara nawe urabyumva ngo twaraje dusanga umwana aryamye aha ari kuvirirana yakasiki aha njye niho nabashije kubona iki kuko no muganga yaraje tumuteruye ijosi riragira baramuzirika gutya nyine kugira ngo yo kugumya kuva cyane baraterura bashyira mu modoka ariko urebye byarakuka gakeya n'ubundi kaburaga kugira ngo gahere abakuru baravugaga bati ni amaraso y'ubuto n'ubundi byarangiye ngo nageze kwa muganga ahita apfa numvaga baravuga ngo bamuteye n'icyuma mu itama n'icyuma aha ku itama ho twebwe ntabwo twahabonye gusa twasanze aryamye gutya noneho abantu bakavuga bati mwimukoraho mwimwegera natwe tugaharanira kumukoraho nk'umwana wacu twari tuzi twabanaga amanywa twabanaga rwose nta kibazo ubwo abantu barangije baraza tumukoraho tuzana imyenda turamuzirika kugira ngo yo kugumya kuva tukabirindura nyine tukamuhambira gutya ariko bikanga ubwo rero nibwo abaganga baje bamushyira mu modoka baramujyana nyine nuko amakuru y'uko yari atwite inda y'amezi ane wayamenye oya ntago njyewe wamubonaga karakana gato keza gahorose kamanuye neza nanda rwose nanda namubonagaho nta nibuyo rwose njye nanda namubona nta n'ayandi makuru nari kuko gusa twabonaga ari nk'abantu bafiyansanya hari abantu bakundana umuntu akaza akicara hagabo nyine hari inshuti ye bisanzwe ntago nibyo si twabikekaga ko byabaho rwose bari abana banganaga baburungano rumwe bagendana nuko twabivugaga nta n'ukundi inkuru noneho y'uko uyu Kidumu yahuye muri Muhazi mwayumvishe ryari mwakiriye gute Nyinjoro nibwo abantu babivuze ko yaba yiyahuye ariko bamwe bakavuga ngo yiyahuye abandi bakavuga ngo nabwo yiyahuye njyewe mbimenye none ahangaha mu gitondo mu kanya nibwo mbimenye bate wa mwana nawe baramubonye yiyahuye bamuvanye mu mazi tujye kubona mbona nuye hano iwanjye naha imodoka ribu abayobozi bamanukaga mbareba ubwo ngiye kubona mbona abantu barazamutse baravuga bati ngiye kubera ukuntu nari mbazi nkatekereza ukuntu bari bameze nkatekereza ukuntu twabana ngaha umunsi ku wundi navuze ni ngewe mana sinshaka no kugera n'ahari sinshaka no kumureba ubwo rero njye nagumye ndiyicarira akabandi baturanyi bagiye kumureba ariko njye navuze ni kubera natekerezaga ibintu byabaye nkatekereza ukuntu abana bari bameze nyine nanjye ni ibintu byandenze ubwonko nanze kwakira wabyakiriye gute no kuba yiyahuye ni ibintu sinzi ukuntu nanjye meze rwose sinakubwira ngo meze gute ni ibintu mbega byantunguye bibasigiye isomo nk'ababyeyi mutuye muri izi karitsiye mutuye muri umurenge wa Munyiginya isomo bidusigiye ni uko tuzajya twicaza abana tukabaganiriza tukabahugura ikindi kintu njye isomo byansigiye ni uko umwana w'umukobwa umuntu w'umumama wese umufite azajya amuganiriza akamuhora uruhande mbese akamurinda kurangara kuko nabyo no kurangara kw'ababyeyi nabyo byabitera nta kindi ndagushimiye kandi mwihangane turakomeye nuko yego